angira filosofia yibohoye kuri theology noneho biza gukara bikajwe n'abitwa Lerimier aba filosofi ba Lerimier bazo bakavuga bati noneho baravuga barasikira bati nabo bavugaga ko bamurikiwe bavuga ko bamurikiwe bavanaho badegaja cyangwa avuga ngo basobanura filosofia na theology mu kinyejana cya 18 hatangiye sciences humaines rero sciences humaines ni sociologie anthropologie ziga noneho zisubira inyuma amateka histoire noneho ariko ishingiye kuri ibyo ngibyo kuko na kera bitwa histoire ariko itameze ityo noneho rero basubira inyuma bajya kureba bya bindi nibwo batangiye cyo archaeologie nyine bajya gufaka ko ati yo ko bya byo muri Bibiliya burya kugeze ko burya bwa bwato bwa Noah bwavuye bati ntabwo abayeho ari igitangaza ntabwo abayeho batugiye kureba bati burya Musa kujya mu Misiri ntawabayeho burya kuba umusaga ati nyanja shwe ntabyo geze biba ese bamwe barabyanditse ko byabaye izo maka ziracyari kugeza ababyanditse ni abateologie batsimbarira barwana kuri theologie ariko nta mu scientifique bareho urebye nk'ikintu cyitwa ku mugani wawe biracyari ariko muri rusange amateka impamvu reka ninjire mu migani ngira ngo muzi ko umugani wa mbere w'ibanze tugenderaho ari iremwa twavuye kwa Adamu twavuye mu ijuru kwa turabera na Adamu siko tuvuga abasiramu n'abakristo turabera na Adamu ababisesengura basanga Adamu atarabayeho bavuga ko Adamu yabayeho tubyumvikane neza Adamu yabayeho nk'umuntu archetype nk'umuntu wibanze abantu baye kuko iyo ugiye muri Bibiliya aho dusanga Adamu wa mbere aho dusanga muri mu itangiriro Genese ya mbere n'iya kabiri harimo resi ebyiri zivuga ku kuremwa harimo itangira ku munsi wa mbere ku munsi wa kane umuntu akaza kuza nyuma hari none turuka hejuru Genese ya mbere na Genese ya kabiri ntabwo zisa kubera iki kubera ko byazanwa ari byo bita ya vista naho bita sacerdotal bahurizamo ibyo bintu bidasa noneho baravunja bati umuntu afata icyo ashaka iyo pastor agwagaze imbere agusomera icyo yatereje uwo munsi ntago ashaka kugereranya n'ikiri mu wundi murongo ariko bidasa ariko igitabo cy'itangiriro ni kimwe gifite ariko 20 Genese ya mbere na Genese ya kabiri itangiriro rimwe n'itangiriro ya kabiri ntibisa ni ibice rero ko byose bivuga iremwa rya Adamu bidasa ibyo ari byo byose cyo bishatse kuvuga niki aho tugarutse ku cyitwa umugani noneho rero muri make Adamu ni nka services umuntu witwa nyine muri Segoderier c'est un anthropologue ukomeye mu Faransa agiye arashaje ariko nyine ikintu tugomba kumvikanaho kandi cyumvikana bamwe nuko ikibazo cya mbere umuntu agira nuko Imana iba mu ijuru noneho umuntu akaba ku isi atabana n'Imana cyangwa ngo se byagenze bite Imana yaturemeye mu ijuru umuntu azavate mu ijuru yaremeyemo kugira ngo aze gutura kuri isi tuyeho byose Imana ntituyaha niyo bavuga ati tusenda uri mu ijuru cyangwa niyo yamanutse ibyo byose yaragiye ariko icyo Bibiliya zitubwira na Quran ndetse na gakondo ukuzanyemo Sabizeze gakondo niyo tuvuga ko Sabizeze yaremeye mu ijuru urumva uwo muntu wumve Sabizeze aba umuntu wa mbere ariko kandi yabyaye n'umuntu witwa Gasani noneho ngo agira atya turuka kwa Gasani Shereso noneho Gasani kugira ngo Sabizeze kudutuza ku isi agomba kuba feri imumanurayo agomba kuba senariyo imumanurayo aramanuka akavuga ati ngo kwivumbuka ati ngo bamuremeye ngo mu mutima w'imfizi hayamangaza ko baza kumwibira ibangara bibagira avuga ati ati bujya naho naturuta ati ndagiye amanuka ubwo araza tunguka hano ubwo turatangiye basigaye urumva Adamu nawe rero avuga ati Adamu ngo bati genda ibintu byose muri jardin wiriremo ibintu ariko iki giti cyite ntwegere yaza ngo sikire ngo haza shitani yaza kuvuga ati si shitani nabo barabonetse shitani avuga ati si uwo ko tese ubundi kuko shitani yo muri Bibiliya igiye gusuka Adamu igiye gusema Eva muri Bibiliya ibwira Eva ariko wibaza Adamu yarari nyine shitani Eva ntabwo yarahari yarasanze asanga ati hari ibintu namenye wowe jinga ugomba kubanza wa musaza dore uko ibintu bimeze
hariya hari ibintu tugomba kuryaho, bariyeho ngo bahita bambara ubusa, niko Bibiliya ivuga. Imana itavuga ati umwana mwiza kubashaka bakajya bayihisha nyine, Imana igenda kuyicengacenga. Ibyo urabyumva, iyo senari urayumva. Haba gute mumanuke. Nanjye mfite ikibazo, nitwa Emiko, nkorera Emiko Media TV. Hari aho watubwiye ko amadini, nta dini rishobora gukomera cyangwa ngo ribeho ridafite ubutegetsi burishyigikiye. Ndagira ngo utubwire nk'amadini nk'atanu mu madini yose abaho, niba uwo mubare ugeraho, cyangwa none utubwire n'uburyo yagiye ajyaho ashyigiye n'ubwo ashingiye kuri icyo gitekerezo navuze. Icyo wavuze Bisobanura nte bwabaga bubyihishe inyuma. Yego. Kuko nanjye hari idini nshaka gukora mu minsi iri imbere kugira mbigereranye. Wandi gushaka imbaraga. Ikibazo nyine ni ikibazo cyawe, ngira ngo Emi ni umukristo kandi akorana n'abakristo, ni n'umuseminari yaranabyize. Warashatse yadusomera na misa. Ngira ngo uzi ko reka tuvuge ku bukristo. Navuze ko idini y'Abayahudi ari ryo dini ritagize leta, ari naryo dini itagize ibyo bakoze. Bibiliya bagendera y'Abayahudi, ibyo bita nyine kabari cyangwa ibyo bagenderaho, ni ibintu bijya mu muco w'Abayahudi. Kuko Abayahudi, nsubira inyuma gatoya, bamaze kubona ko temple bayishenye, bagatatana bakajya mu bihugu byo muri Mesopotamiya, baravuze bati, bageze batangiye kuvuga indimi nyine z'ahandi, umuco wabo bati turatakaye, reka dushinge idini ridashingiye kuri temple, ridashingiye no ku aho umuntu aba, umuyahudi yaba hose muri diaspora, agira iryo dini mu mutwe, barishyira mu bintu bibujijwe, mu mihango, mu migenzo, kuruta niyo mpamvu byanakomeye nyine mu bantu babo. Niyo mpamvu reba rishingiye ku umuryango watoranijwe, ubutaka butagatifu. Aho wajya hose ugomba gusura ku butaka butagatifu, ugomba kuba uri connected ku butaka butagatifu k'umuryango watoranije. Ibyo rero ntibisaba inzu bivugiramo, ntabwo bisaba umuntu uguhagarariye mu kubwira. Wowe ubwawe umuyahudi ugomba kubimenya, barabyemera. Hari umuntu w'umurabe Grande wa Buruseli yanditse igitabo avuga ko ati ibintu byanditse muri Bibiliya ni agahinda kacu, ni intambara zacu, ni ugutsindwa kwacu, ni amaganya yacu, nibyo biri muri Bibiliya, ni imigani yacu, ni Bibiliya yacu ni ikivuga. Noneho rero tuje ku bukristo, uzi ko ubukristo butangira muri izuka rya Yesu 33. Kuva 33 baragamburinze, buragenda abantu biba nabi. Paul araza, ndetse banabirwaniramo na Petero. Habaye konsili muri 58 i Yerusalemu. Hanyuma rero bigeze muri 317 witwa Constante, umwami w'Abaroma, asanga igihugu cye kirimo, burya Abaroma barafite yitwa Mitra, idini ryo kwa Mitra, ufite intumwa yitwa Mitra, ari naryo ryarimo kiriya kintu cyo turaza kukivugaho tubona umwanya. Ariko burya Noheli ntabwo ari abakristo. Abakristo bayibonye, abakristo bayizanye nabyo turavuga impamvu yabyo. Abakristo bayizanye muri 490 Constante rero abonye ko ubukristo bumaze gufata imbaraga, Empereur ashaka ikintu gistabiriza idini rimwe bagenderaho mu gihe Empire ye igira amahoro, afata ubukristo. None nyine Constante gura ko ari umunyapolitike nyine azi ibyo akora, ahita avuga ko mu ntambara rwanya n'umuntu witwaga ku kiraro cya Melvius, ajya ndaza kumuvuga, avuga ngo yabonye mu kiraro ngo umusaraba witwaza uzatsinda. Aragenda ngo aramutsinda. None ahita avuga ati ubu ngubu ubukristo niyo dini y'ukuri ngiye. Noneho rero hagati aho ngaho hari ikibazo mu bakristo, cyari hagati y'umuntu witwa Arius, hari ikibazo cyo kuvuga ngo Yezu ni iki. Hari intambara hagati y'umuntu witwa Arius wa Alexandria na witwa Athanase, musenyeri wa Alexandria. Mbanze mvuge ko amadini yose mbivugeho, amadini yose burya amadini mu migi avuka mu migi. Ubukristo buvuka mu migi: Yerusalemu, imigi 4: Yerusalemu, Antiokia, Alexandria, Rome.
iyo niyo mijyi ine y'ivuka ry'ubukristo. Ubusilamu buvuka Maka, Madina, Basra na Kufa na Damasi muri Siriya. Iyo niyo mijyi shingiro y'amadini. Amadini yose nuko agomba kubaho. Ibindi byo mu cyaro babizana nyuma, kugira ngo bazane abanyacyaro bazana imihango yabo, ariko Noheli izamo kubera y'abapagani bo mu cyaro, none babyinza mu bakristo. Umukristo rero azi ko Noheli ngo yavutse ari umuhango w'abakristo, ntabwo wahozeho. Umusaraba ntabwo wahozeho, wahoze ari amafi, urabizi ngira ngo wowe, yahoze ari ifi. cyarangaga ubukristo cyahoze ari ifi. Cyahoze ari ifi. Ifi ebyiri. Umusaraba waje nyuma. Umusaraba se wavuye he? yarababwiye ati umurikire Petero uzakugira umurobyi w'abantu. Urumva rero muri 500 Constantine amaze kubona ko ibintu bikomeye, hateye intambara cyambu cya Alexander rwo barwana bapfa ibyo bintu byo kuvuga ari yose ari umuntu uvuga ko Yezu atari Imana. Yezu ni ikiremwa cy'Imana nubwo akomeye, ari umuntu mwiza, ariko ni umuntu si Imana. Adaraza ati Yezu ni Imana si umuntu. Bararwana. Imana rwose n'umuntu rwose. Ubungubu nibyo ibyo byaje nyuma. Noneho rero Constantine aravuga ati ibintu nakajagari. Aravuga ati ahamagaza abayobozi b'amadini bari mu karere yagenzuraga, ngo bavuga ko barageze hagati ya 390 na bahurira mu yitwa Niseya 325. Abazi by'iyo nama intambara yabereyemo, ariko yavuyemo ifashe ibyemezo ubukristo bugenderaho uyu munsi. Constantine afata ubukristo abushyira idini ya leta, ariko witwa Theodose 390. Theodose afashe ubutegetsi adekarara ko idini yemeye muri Empire Romani ari ubukristo bwonyine, undi utari we cyane twavugaga, undi utari we bamwica. Ni ukuvuga rero ngo iyo hataba Constantine ntabwo hari kubaho ubukristo, bwari kubyuna bwari segiti nk'izindi zose. Ku kibazo cy'umusaraba rero 327 nyina wa Constantine yitwa Helena agiye Yerusalemu ngo abone umusaraba Yezu yabambiwe abandi batabonye 327. Uwo musaraba niwaje kuba ikimenyetso, bakomeje kuwukoreraho iyo kutagatifuza kugeza ku ikimenyetso cy'ubukristo, ariko wabonywe na Helena nyina wa Constantine. Kubera iki? Byose no guteka mutwe. Helena nyina wa Constantine, Helena yifata nka Bikira Mariya, Constantine aba Yezu, idini rirakomeye. Ni cyenye ubwo ro ubwo no bukristo. Uwislam bwavuye Muhammad bamwirukanye Madina, bamwirukanye Maka 610. Yagiye Madina, agezeyo abantu baramwakira, ahashinga leta y'imbaraga, leta ikomeye yoronga n'izingabo, agaruka atera Maka, afata Maka, arabigarura no bigira igihugu kimwe. Ni ikibazo cy'ubutegetsi. Ni ikibazo cy'ubutegetsi. Ubutegetsi nyine ubwo nyine twinjiye muri cya kibazo cy'ubutegetsi n'idini. Noneho ubwo abaye umuyobozi politike, abaye n'umuyobozi w'idini. Noneho amaze gupfa rero 632, amaze gupfa rero abamusimbuye bashoka ipfiyongeye baratera 344 bafata za Yerusalemu, barageza 340 bafata Cairo, baramanuka bafata za Iran, baragenda bageza kugeza ku mugezi witwa Indus, ugabanya Aziya n'ibihugu byo umaze gusobanurira hagati imbaraga za